nahagarare hamwe niyo nama namugiriye Isae nagura ibyuma bisaka bisaka ikizi anyuramo kiduhira subira hari kubera iki sinambara kuramo icyo kintu ufite buretse kuramo icyo kintu ni ibiceri nari mfite anyuramo kiduhira kire cyaduhira kuramo hari n'abazajya agenda nafatana amafoke hari abazagenda afatana ibyuma kuko muri Adepr abakristo barangije kwiheba uriya muntu warwanye muri Adepr mwibutse ko kiriya gikorwa cyabaye Isae yamaje kubwiriza Isae yarahari mu masengesho y'ububyutse yaramaze icyumweru ategurwa umva ikintu cyambabaje rero kandi prezire nawe prezire nukuntu Adepr yakanye biriya bintu biri ku mbuga nkoranyambaga babibona ahubwo bigera mu banyamakuru bite noneho bakaza gusikaminga abantu ngo si muri Adepr ubu se tuzana ijwi ry'uwasengaga kandi mwumve n'uwasengaga rinde kabiri roga imbere muri video iragaragara ko ari muri Adepr kandi mwebwe muza kureba neza iyi video muyicunge neza ni gute mubisikaminga abantu mukavuga ngo biriya ntibyabaye byarabaye n'akatari kariya kazaba kubera ibyo bintu byose bigiye birimo kubera ibyo bintu nimba ngereka nkubwira ikintu Isae nakora nimba nkiza umuntu muri pasio sinazajya muzana no mu ntebe za gishumba ariko rano urushyi muhu rano urushyi bundi buri abahanga bakubwa ko burari nk'Imana yakubisuriye abantu bavuze ngo byuma bisaka wenda mu gusohoka bajye basohokera ku miryango itandukanye ariko mu kwinjira binjire mu muryango babanze basakwe kuko nibitabi by'abantu bari bugiye gusenga bafite n'ibyuma uyu munsi wa none rero ndayizeye Isae afite ikibazo gikomeye urumva aba bashumba na wabizi neza ko mu mutima we yaba yarabibwiwe yaba yarabitegetse yaba ari ibyo yifatiyeho umwanzuro akirukana abashumba Isae ko yagabanyije abapasteri avuga ko abapasteri ari benshi muri Adepr ari kwimika abapasteri biki umwana azazamuka yabuze minerevare umusobanure ngo hari umusigira uraho ngo witwa Juste kandi papa akiri pasteri yarigaga azinjirana umwuma ahita gukuramo ingota ibyo ngibyo kandi bindi kukubwira uzabibona nibashaka ukuntu basaka abakristo kuko hari n'abazajya hari n'abapasteri bazajya uburozi buravuza ubuhu urumva ubu ni kimenyimenyi nta rusengero rugitera roteke bimwe byo guteka ngo batekera abantu buravuza ubuhu ampaye nka ndakubwiye ngo nawe umbwire hari ibyo bintu n'ugusenga bone ziriya ngumi wabonye hariya noneho ingumi zibera mu mabiro muri za biro umwe aterunda agacinya hasi Isae yazihangana rushigisha rusome niwe wagiye urwishigisha ukambwira n'idini rya Adepr nkayiyobora ukambwira ngo nzimika abagore ku bushumba iyo sakirego sinayikora sinkubeshye nahita negura ku mugaragaro nkavuga unabyanze ko negura nakwirwaza mu nda cyangwa nkitera side mu kuguru urumva ariko weho uzi ibintu buriya tamuru ujye wirinda ikintu cyitwa amateka niba kubwira ngo iki giti cyatewe n'abantu runaka iyi imvura igiye kugwa hari uburyo kigihinda icyo giti uzirinde kugitema rero nimba hashize imyaka irenga 100 Adepr yubakiwe kuri dogitirine ivuga ngo umugore ntajya abumushumba ngewe Juste ayo mateka ari njye agiye kwandikirwaho nakwiruka nagusigira idini ryawe yego ntago nabikora nakwemera nkapfa binanze unanze nkabona uri kunkiraho puresha nakwishyira muri supanete none se reka nkubaza ko nta mupadiri w'umugore uhari ariko umuntu akoreye urusengero akoreye idini inyituranye ibaye kumwirukana azajya bapfira mu nsengero hari azajya bahaguruka bafata intebe bayasa umuntu hari abazajya binjirana ibyuma babiterane Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, tubahe ikaze mwese abadukunda abadukurikira turabashimiye cyane. Ni by'agaciro kuba mubana natwe, ni by'agaciro
kuba mwarakoze subscribe ahangaha kugira ngo mujye mubana umunsi ku munsi. Wowe utarayikora turakubwiye ngo kora subscribe cyangwa se tugushishikarije gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza tubagezaho bijye bikugeraho bitagusabye kugira ngo ubanze ushakishe hirya no hino cyangwa se bikugereho par accident. Kora subscribe rero kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Twongeye kunezezwa cyane no kwakira Revera Pasteur Hakizimana Juste, ukuri nyako nyirukuri kuzuye. Revera umeze neza? Meze neza. Warezwe na Adepr ariko uza gufata mikoro icyemezo. Mikoro yawe reka nyiyegereze. Yego. Nari mvuze nti warezwe na Adepr ariko uza gufata icyemezo kigayitse cyo kuyisohokamo. Ushinga n'idini n'itorero ryawe. Yego. Nihe mpamvu yatumye by'umwihariko gufata umwanzuro kuva muri Adepr ukajya gushinga ibyawe? None se ntubyara umwana akarongorwa n'umuzungu ukagira umukwe w'umuzungu? Nese urababara se iyo uramutse ubyaye umwana akarongorwa ukagira umukwe w'umuzungu cyangwa ukagira umukazana w'umuzungu akajya mu mahanga? Oya, niyo atajya mu mahanga bakabana no mu gihugu cyacu ko barimo wababara? Ntago wababara. Yego. Rero ntago muri Adepr nahavuyemo kubera ikindi ahubwo nyine ni umuhamagaro. Buriya ari ibintu abantu bibeshyamo. Ushobora kubatizwa na Adepr ugakuriramo ariko atari umuhamagaro wawe uri. Ushobora kujya mu itorero ukaba umuririmbyi ariko umuhamagaro watari umuririmbyi. Yego. Uri umuhanuzi cyangwa kimana kuzane aho hanari cyo kujya utunganya intebe. Udiakoni. Hari abantu batunganya intebe mu nsengero. Ku buryo wagwa ngo zitunganye wabitunganye ko bakabona bakaguta wabiteye nabi. Yego. N'uwo munsi n'abakristo bakinjira bakavuga wabiteye ko bitaterwaga. Kuko nyine buri kintu cyose ni impano. Umuhamagaro uraza nyine ukakujyana, umuhamagaro wo kwerekezaho ugomba n'umundi kuzajya. Rero ntago Adepr nayivuyemo kubera ibindi. Erega se nanayivuyemo buriya. Ntago nayivuyemo ahubwo ndo wahinduye uko ukora. Wahinduye imikorere wenda ukava aho hantu se ukuhava. Ese nk'ubu siho nteranira. Ubu niho uteranira. Yego, tugiye kuganira. Hashize iminsi ku mbuga nkoranyambaga arimo harasirikira video y'amahano yabereye mu rusengero rwa Adepr Nyarugenge, aho byagaragaye ko hari umwe wahakubitiwe urushye. Imizi nkaho nyine abantu baharwaniye. Iriya video urayibonye? Iriya video narayibonye. Naranayitegereje. Yego. Nayisubijemo inshuro irenze imwe. Ariko ngiye nkurikije ubuhanuzi bw'iby'Imana yagiye itubwira mu itorero tugisenga 2003 2004 2011 2012 ko navuye muri Adepr 2012. Yego. N'ubuhanuzi n'ubundi byagaragaraga ko Imana yajyaga itubwira ko mu itoro hagiye kuzamo imivurunganye. Hari ibintu byinshi bizadutungura. Twebwe ngiye ibintu biri kuba ntago biri kuntungura. Nkurikije n'iby'Imana yavuze ahubwo hari kuba dutoye. Hari kuba dutoye ukurikije kuko Adepr buhanuzi buhari nuko izabonekamo ibintu by'imvururu. Imvururu ariko zidashingiye wenda nko ku moko n'ibindi, ahubwo nyine kutemerana amadogtrine n'ibindi. Imana twajyaga bitubwira ko icyo gihe kizagera n'abantu bakagwa. Ubu rero ntago muri Adepr baragwa. Aho ushobora kuzasanga nka Nyarugenge hajyaga 4,000 cyangwa 3,500 hazajya hasenga 2,000. Ntago ibyo rero turabibona. Urumva icyo kintu kizaba gikomeye. Cyo koze ikindi Imana yatubwiraga cyo cyarabaye, aho abantu bazakora ibirometero byinshi bajya gusenga. Nabyo Imana yarabitubwiraga. Yego. Hari ibintu byinshi Imana njye yatubwiraga nanditse nibonera nkituriza. Ariko Imana yavuga ngo ibyo nibivamo hazabaho ububyutse muri Adepr bukomeye. Birashoboka ko imbere hano tugiye kuzahura n'ububyutse budasanzwe ku buryo bw'amadini n'amatorero azabakora mu Rwanda, kuko iyo Adepr imeze neza n'andi madini aba ameze neza cyane. Uyu munsi wa none rero umuntu ava ku Ruyenzi, ava mu Bukimba, ni hirya ya za Kamuhanda,
akajya gusengera ku mugomero. Uyu munsi umuntu ava ku muganza akajya gusengera ku mugomero. Uyu munsi umuntu avantu bitazakamuhozaho ntuhazi ni kure akaza guteranira kuri uriya munara uriya ndi kukwereka uriya hakurya iriya ni hirunda niho hari urusengero rwa Runda. Kamuhoza ni ahantu kure ubwo n'undi yavuye igihara kuko naho hafunze. Ibyo twe rero Imana yajyaga ibitubwira tubwira ko abantu bazakora ibirometero byinshi bari kujya guhigaho urusengero ruri. Ibyo rero nabibonesheje iki amaso yanjye. Ariko Imana ivuga ko nyuma ububyutse buzabaho ndetse abantu bakunde gusenga aho uzajya ugenda nka metero 50 gusa uba ugeze ku rusengero. Icyo kintu nacyo rero nimba icyo nabwiwe nkibonye urumva ayo masezerano ndi kukubwira na 2003 nago ndakugira ku ya 2005 ku ya 2006 na 2008 ni Imana yavugaga ibintu bikomeye ku gihugu. Ariko cyane ubona ko Imana nayo yavugaga ku iterambere rizaba riri mu gihugu ndetse rikazaba intandaro yo kuba amadini n'amatorero yo yasubira inyuma. Nuva iterambere rigomba gusunika amadini n'amatorero kuko imyumvire bizanga. Rero Imana yaratubwiye bigera naho amajwi azajya ava mu bikuta tukavugana nayo ibitari kuva mu kanwa k'abahanuzi. Ibyo rero abantu barabibonye icyo gihe tubwira za dove harakira abaturage. Ibyo rero nje nagiye mbibonesha iki amaso yanjye kandi ngira n'ibyo ngenda mbikoraho. Natwe ari by'Imana yagiye tunyuzaho kandi bikomeye. Abantu bo muri Paruwasi ya Gasave barabizi, ku mudugudu wa Ntora barabizi na za Kumukenke kuko iyo ni imidugudu natanzeho imbaraga kandi na za Giheka na za Batsinda. Gusa narahindutse ubu ntibamenye ntago wakumenya ariko barabizi nyine Justin ni bakeya batamuzi. Rero burya iyo umuntu ajya kugera ahantu agera haba hari ibigwi byabaye. Niyo mpamvu ronjya nkubwira ngo urugendo yabanje kunyura. Niyo mpamvu njya nkubwira ngo wa mugabo ntakajye yiyemera aho ngaho. Twarakoze muri ibi bintu by'umurimo w'Imana abantu baratuza. Rero Adepr kiriya kintu kibayeho hari n'ibindi bizaba. Hari n'ubwo uzabona umuntu asanze undi ku ruhimbi amukubita wese ukumukubita namutera ibyuho. Ahubwo njewe reka nsaba Isae ku miryango y'insengero ashyireho bya byuma bisaka kwinjira. Nje nkubeshye nje ndasaba umuvugizi wa Adepr ndayizeye Isae. Adepr ntimukennye niyenda mu bica amakorana n'ubundi ibyo mwayaciye ni byinshi. Buri muryango mushireho icyuma gisaka bashyiraho n'umuntu usaka ko nta winjiranye icyuma cyangwa icupa cyangwa ikindi kintu cyakomeretse umuntu mu rusengero. Kandi si igitekerezo ntanze ejo urabibona do n'ukuri hoya urabibona ibyo byuma bigiye kujyaho. Ndetse ahubwo nimba hari n'abayobozi banyumva n'insengero nyinshi bashyiraho biriya byuma uzi impamvu abantu bafite ubugome abantu bafite inzika nta muntu ukirimo mwuka wera wabona ujya gusenga. Kandi uyu ndayizeye Isae afite ikibazo kinakomeye mu buyobozi bwe. Harimo gushinjwa ko hari abapasiteri yambuye ubushumba yirukanye. Urumva harimo gushinjwa ko ari kuzana abana batoya bakaza bakajyaho mu rusengero ngo nibo babaye iki abashumba. Hari abashumba ndetse na leta ibyumva barimo bajyanwa mu mapasi y'igitaraganya ugasanga umuntu Isae yaruta we yamushyize hehe muri pasiyo. Urumva ibyo bintu rero nabyo babirebeho. Ibyo rero hari ubwo uzafata umwana umuzane mu rusengero noneho mva ikintu kibabaje n'aba bantu bari muri pasiyo ubwabo nabo babicaza mu ntebe z'ibyubahiro. Hari ubwo umwana azakorera ikosa ku ruhimbi uwicaho yarasizwe muri pasiyo. Umva nkubwire n'ikindi kintu aba bana bari guhabwa izi nsengero bafite kinakomeye. Icyambere n'ubundi nubwo bahagaze imbere y'aba bakristo nabo barabizi ko badakunzwe. Urumva icyo kintu nuvuga ngo nabo barimo barashaka kwireherezaho abakristo igice kigomba kubakunda. Nuvuga ngo hari ibintu bari kurwana nabyo nanjye ngomba gushaka ikinkunda kuko wa musaza wicayeho bashyize muri pasiyo n'ubundi nibo bumva abakristo.
urumva ni ukuvuga ngo uyu munsi abakristo banamucaho nimba mugira ngo ndabeshye abantu mushinzwe kubara amaturo muri Adepr muyabare muyahuze byibuze no mu myaka 2 ishize muri busange mutagitura kuko bari kwicira kuri wa undi kandi nanjye ndi umukristo ntago naha umuntu ujejo hari yituro ndeba pasiteri hariya wazanye amabati 100 wafashe miliyoni zingahe akagura ikibanza ni ukuri kw'Imana ntago nashira ituro ryanjye babikoraga itorero ntago babikoreraga reka da erega iyo itorero wodamuru nta urizi uri kubyumva neza itorero nta ugize ute urizi Bibiri ivuga ko riri no mwibanga nimba njyewe nzanye amakamyo 100 y'amabuye kugira ngo tuzamure urusengero rugezweho witesha agaciro izo mbaraga zanjye natanzaho kuko icyambere nubwo nkoreye Imana ariko nanjye ndikoreye kubw'agaciro mfite aho hantu ni nayo mpamvu nemenje na madamu tukaburara kugira ngo dutange iyo mifuka 2 ya sima uriko byumva neza rero no kuvuga ngo mu gihe weho uzashaka guprofita urumva uze kundebera uze no kunsibira ibiganiro wanza nta foromase mu gihe weho uje guprofita ariko reka nkubwire ndamu urugero tugiye kubaka urusengero turavuze turabakristo noneho nk'izi nsengero zo mu byaro uziko hari zubatswe abakristo bagurishije amahene bitanze mu buryo bukomeye uziko hari kandi noneho bateguye wa muvuga butumwa uzi kwitangisha uziko hari insengero zubatswe abakristo bagurishije inka kubwo yabonaga ko umwana we ari kuba pasiteri ni umuririmbyi ari kuba umuhanzi ariko kimwe mu ikosa rikomeye ba Adepr ifitanye ikibazo n'abahanzi nta muhanzi bacyumva noneho bashize ikintu mu bakristo ngo abahanzi baciki amafaranga intambara zirimo aho kandi nubwo bari kubabwira ngo baca amafaranga none bo ko abapasiteri bahembwa barahembwa cyane none se kuki bataha umuhanzi agaciro aho yagiye niyo mpamvu ubona amahanga yatangiye kurabukwa abahanzi b'Abanyarwanda ko babatesheje agaciro atangiye kubatumira nizere ko babonye ko bose babirana ntitumuheruka mu Rwanda avuye i Burundi avuye Kenya kandi aho hose mu cyubahiro agiye Uganda agenda mu ndege gusa urumva batangiye kuturusha ubuki buri muri Theo batangiye ko twumva ko afite agaciro nyamaze ejo bundi Isae yerekanye ko Theo yahawe iki imbabazi niyo mpamvu mvuga ngo ibintu babiri inyuma y'amarido rero Isae afite umukoro ukomeye cyane bakristo bizi neza ko abizi ko nawe ingoma yoboye bizi neza ko abizi ko ayiyoboye hari igice kinini kitamwemera noneho kikemera kuyoboka kuko nubundi nta kundi bari bubigenze ameze nk'umuntu watezwa gatego mbese bari kugenda bavuga ngo nta itagira iherezo hari itagira iherezo nibi bizashira nawe uzavaho noneho mu bakristo mu mitima yabo nabo bashumba birukanywe n'ibiki bafitanye ikibazo na leta nabo bari kuvuga bajujura hirya leta twiciye idini leta niyo yazanye Isae n'ikimenyimenyi ko kuva twavuka twumvishije itorero ritemera ko umugore aba pasiteri none umva ibintu Isae yagize ute azanye ni leta yabimutegetse urumva ngo harimo ikibazo gikomeye rero aho ngaho nicyo ndi kukubwira hari ibintu byinshi bikomeye bizaba mu itorero rya Adepr ko twebwe Imana yagiye bitubwira mu myaka icyo gihe 2003 kuzamuka 2011 hari ibintu byinshi cyane Imana yatubwiye ngenda mbona uyu munsi wa none uyu munsi wa none rero ndayizeye Isae afite ikibazo gikomeye urumva aba bashumba na wabizi neza ko mu mutima we yaba yarabibwiwe yaba yarabitegetse yaba ari ibyo yifatiyeho umwanzuro akirukana abashumba hakagira n'abahabwa pasere gadamuretse ko byagapfuye bigapfuka
nta mukozi w'Imana uhabwa pasiyo mu buryo bwo gukorera Imana. Urumva ushobora kunanirwa. Ese ko pasiyo batayiha abadiyakoni ngo barekere gukora nuko ese ko pasiyo batajya mu makorari bicaza abakecuru barimo baririmba? Ariko nababandi ntibabuza kubwiriza cyangwa oya arabwiriza ari nde wamuhaye agatuti? Njewe waba warayoboraga n'urusengero wararuyoboraga baranzanye barahankiza ndi kubona niweho bari gukunda cyane nanjye nkubaza ndi buguheza agatuti ntako ninguha agatuti kandi nawe ninguha agatuti aba njewe Isae impakaza nje ngenda muri Adepr nkuzanira makuru kandi afite n'amajwi nkumvisha ukuntu biperezanta barimo bagiye nko kubwiriza cyangwa kugira ni haleluya uri ari muri pasiyo yahoze muri Adepr yahoze muri Adepr ubu Adepr iravuguruye Adepr nshya Adepr barwanira ku ruhinja uyu nawe ari kuri ingoma ya Isae yimitswe ejo bundi muri promotion ya Isae. Urumva ngo hari abandi bashumba. Ese Isae ko yagaragaje ko hari kamubaza ikibazo gikomeye. Isae ko yagabanyije abapasteri avuga ko abapasteri ari benshi muri Adepr ari kwimika abapasteri biki kandi kubu nta n'imidugudu mishyi iri kuvuga ahubwo insengero zifunze kamubaza ikibazo ko ari kwimika abapasteri kandi ikibazo cyari kiri muri Adepr ari icy'abakozi benshi ba Adepr ubu ari kwimika abapasteri bo kumara iki? hari bo gusimbura abagiye muri pansiyo kandi abagiye muri pasiyo harimo n'abirukana. ariko umurimo ugomba kugumya ukaguka ashobora kuba ari kwimika oya insengero nyinshi zirafunze yaba iza Adepr n'abandi aho insengero zari zifunze hari abashumba bari bahari n'imishahara yabo yarahagaze yagize ute yarahagaze nko kubirukana n'ubundi none uyu munsi wa none arimika abandi bashumba bo gukora he? Ubu uyu munsi ahakibasha gusenga hari amakuru ahari ko hari abagore bagiye bariyo yego bari gutegurwamo mu kuba babiki abashumba. Uyu munsi wa none reka mbaza Isae ko ikibazo kiri muri Adepr ari abakozi benshi abo bagore buzabimika wirukane bande reka da ariko se bavuye mu nshingano niba interega bitumvikana ntabwo uzambwira ngo wirukanye abapasteri 50 sibyo 50 bagiye muri pasiyo n'urugero noneho wimitsa abapasteri 200 ubwo se wagabanyije abakozi cyangwa ahubwo hari abutifuzaga ko babaho hantu ariko nabo utifuza ko aha rero niyo challenge Isae we yiteye. Ega buri muyobozi wese agomba hari igihe kigera guverinoma igahinduka nibyo ndi kukubwira rero nahagarare hamwe niyo nama namugiriye Isae nagura ibyuma bisaka bisaka ikizi anyuramo kiduhira subira hari kubera iki sinambara zigiye kuba nyinshi ufite buretse kuramo icyo kintu ni ibiceri nari mfite anyuramo kiduhira kire cyaduhira kuramo hari n'abazajya agenda nafatana amafoke hari abazagenda afatana ibyuma kuko muri Adepr abakristo barangije kwiheba pana kwiheba bya gikristo kuba ibyihebe nabo nyina video barwana ngira ngo ni wenda ni ibintu bishobora kuba bibyigwira uriya mupasteri uriya muntu warwanye muri Adepr mwibutse ko kiriya gikorwa cyabaye Isae yamaje kubwiriza Isae yarahari mu masengesho y'ububyutse yaramaze icyumwera ategurwa umva ikintu cyambabaje rero kandi prezire nawe prezire nukuntu Adepr yakanye biriya bintu biri ku mbuga nkoranyambaga babibona kandi aribo babyifatiye urumva ahubwo bigera mu banyamakuru bite noneho bakaza gusikaminga abantu ngo si muri Adepr
ubu se tuzana ijwi ry'uwasengaga kandi mwumve n'uwasengaga rinde kabiri roga imbere muri video rego imbere iragaragara ko ari muri Adepr kandi mwebwe muza kureba neza iyi video muyicunge neza ntago ari edit ni video ya nyayo noneho ngushinzwe gutanga amakuru muri Adepr utangiye guhakana ko biriya bintu bitabaye hehe muri Adepr kandi abantu bari kubikurikira sibapfuye amaso ndetse ni n'abahanga bazi ibintu birediti bazi uruhimbi nuko urusengero rwa Adepr rudekoye bazi intebe nuko Adepr yicaza abantu ndetse ntawe utabizi ko hari ugaragara mu mashusho aragaragara ndetse ugaragara mu mashusho aragaragara ari kugenda satira niyo dekorasi irimo na bugingo no ni gute mu bisikaminga abantu mukavuga ngo biriya ntibyabaye byarabaye n'akatari kariya kazaba kubera ibyo bintu byose bigiye birimo kubera ibyo bintu nimba ngereka nkubwira ikintu ndiza yinakora nimba nkiza umuntu muri pasiyo sinazajya muzana no mu ntebe za gishumba nta nubwo naba nkimukeneye muri komite nyobozi cyangwa se no kutwegera yazajya aza nk'umukristo akicara nk'abandi pana kwicara muri za ntebe z'imbere yego kuko uko bicaye mu ntebe z'imbere bazajya babangamira abo ababasimbuye urumva yego rero batangire bahindura amadekorasiyo y'ibyicaro ubwo Imana izabahembera ibyo bakoze aho bagiye muri pasiyo ariko baha umwanya n'abandi bahawe noneho kugira ibyo bakore bitari ibyo uriya muntu yicaye hariya aricara aratekereza aricara barasenga yumva ibyo babwiriza aricara aramedita birivanga aramedita arangije asimbukira ubaho hantu arangije amucangamo iki ariko rano urushyi muhu rano urushyi ubundi buri abahanga bakubwira ko burari nk'Imana yakubisuriye abantu bavuze ngo ku kigene cyo ko bahise barafata umuntu bakamugira umurwayi w'umutwe baravuze ngo ni umusazi ariko bavuze ko ari umusazi abandi barabihakana abandi bavuze ko bitandabaye bamwe ati ni umusazi abandi ati n'ibyabo akanda kavuga nkitsaho biri seriye Adepr nigure ibyuma bisaka wenda mu gusohoka bajya basohokera ku miryango itandukanye ariko mu kwinjira binjire mu muryango umwe babanze basakwe kuko nibitabi by'abantu bari bugiye gusenga bafite n'ibyuma umwana kubaza impamvu washize pasiyo papa we umwana azazamuka yabuze minerevare umusobanure ngo hari umusigire uraho ngo witwa Juste kandi papa akiri pasiteri yarigaga azinjirana umwuma ahita gukuramo ingota ibyo ngibyo kandi bindi kukubwira uzabibona nibashaka ukuntu basaka abakristo kuko hari n'abazajya hari n'abapasiteri bazajya bagurira nk'indara igende nk'ikijijwe itwayemo urucupa uruvide mu mufuka yinjira igucunga indi kubaro nawe ahite yirwarisha nk'abazimu kandi biba muri Adepr dekata biriya niba byabaye muvandimwe mu madini harimo intambara ntago ari muri Adepr gusa biriya ni ibyabaye akavido kakaducangamo kakaza ntago ari muri Adepr gusa no mu yandi madini uburozi buravuza ubuhuha urumva ubu ni kimenyimenyi nta rusengero rugitera roteke bimwe byo guteka ngo batekera uburozi buravuza ubuhuha amaye nka ndakubwiye ngo nawe umbwire hari ibyo bintu n'ugusenga ubu burozi buravuga mu rusengero koko ikintu noneho utaruzi wewe wowe ni ziriya ngumi wabonye hariya noneho ingumi zibera mu mabiro muri za biro umwe aterunda agacinya hasi undi atera urundi hari n'abacurira nako yamukura mwaho ngaho ariko ibyo bintu byose Isae yazihangana rushigisha rusome niwe wagiye urwishigisha bera iki ngiye kuyobora idini rya Adepr nka leta akaba ari yimbwiye ngo irukana abakozi nahita ndisubiza nahita mfata itoro nkarisubiza kabona niyo yaba ari general akambwira ngo azankavaringa narisubiza amaye nka data uhatera icyubahiro wabikubwiye yigaramiye uratukwa wakubwiye yigaramiye ukambwira nk'idini rya Adepr nkayiyobora ukambwira ngo nzimika abagore ku bushumba iyo sakirego sinayikora sinkubeshye nahita negura ku mugaragaro nkavuga unabyanze ko negura
nakwirwaza mu nda cyangwa nkitera side mu kuguru. Urumva? Ariko wewe uzi ibintu buriya Damuru ujye wirinda ikintu cyitwa amateka. Ujye wirinda ikintu cyitwa amateka. Niba kubwira ngo iki giti cyatewe n'abantu runaka, iyi imvura igiye kugwa hari uburyo kigihinda, icyo giti uzirinde kugitema. Rero nimba hashize imyaka irenga 40 Adepr yubakiwe kuri dogitirine ivuga ngo umugore ntajya bumushumba, njyewe juste ayo mateka ari njye agiye kwandikirwaho, nakwiruka nagusigira idini ryawe. Yego, ntago nabikora, nakwemera nkapfa binanze unanze nkabona uri kunshyiraho puresha, nakwishyira muri supanet. Ntago nabikora. Ererere bakakubwira umuntu wajyaje gutema iki giti yarahanutse arapfa. Ariko bakaguha nk'ingero z'eshatu z'abapfuye, wowe kaza guhindura ikintu cyubatswe n'abantu. Reka nkubwire burya, none se reka nkubaza ko nta mupadiri w'umugore uhari. Sawa rero, nuvuga ngo rero iki kintu niyo mpamvu utumvisha umukristo wa Adepr umaranye iyi dogitirine y'imyaka ngo umugore agiye kwimikwa. Ntago washobora kubyumva. Niyo mpamvu ahita bihirikira kuri leta, kavuga uterega n'ubundi leta niyo yadukoze mu mijujuro yo mu mitima yabo, bari kubijujura. Rero ngiye ndizaye hari ibintu ntakora. None subizaye iwe yanzanira muri Bibiliya. Dawidi yarinze aho bamushakira umuntu wo kumukuyakuya, ntiyarashaje ntiyarakira umwana. Umurimo w'Imana bawushyiraho pasi yo gute? Kuko umurimo w'Imana ntabwo ukorerwa mu nsengero guserega, ariko umuntu akoreye urusengero, akoreye idini, inyituranye ibaye kumwirukana. Basi se umwirukanye na miliyoni enye, zatanga imerekezo ze kugira ngo amahoro aboneke. Ntago ari icyo, ntago imerekeza iruta rya jambo wabwiraga abantu. Kandi kabiri Damuru, buri ikintu bita icyubahiro kisha abantu. Kumwe bavuga ngo reka dukomere pasiteri mu mashyi, hari nabo pasiteri binjira kandi bagakomerwa amashyi. Biriya bintu nkubwire nibyo bishenya Adepr, nibyo bishenya Adepr, nibyo n'andi madini biyarangije. Ntujye ubona insengero zivuga ngo dadi wacu, ngo muhaguruke dadi wacu, ngo yaje. Urumva icyo kintu wowe bagakoma mu mashingwa nawe kugira ngo abatera injuga zerekana ko ngo ayo mashyi atarayakeneye. Ariko sha muzapfa nabi. Agahita avuga ngo ayo mashyi mukomye yarayanjye, ngo reka dukomere Imana mu mashyi, ngo reka dukomere Imana mu yarayawe mbere na mbere Imana papa. Urumva nuko bimwe mu bintu Isae biri kumubaho, hari ibyo we na komite bayoboranye babizi ko bishe, kandi babizi ko bandagaje, kandi babizi ko bashenye, kandi babizi ko bangije ndetse banabyangiza nabi cyane. Nabo babizi ko batabona uburyo ki babigarura. Nabo barabizi pe, ntago babona ukuntu babigarura, kuko icyari ibihe byiza muri Adepr. Uzi ko muri Adepr basigaye abakristo bajya gusengamo bameze n'ubundi nabwo ni korari reka nyigemo, nyine uburyohe bwashizemo kubera bene ibyo bintu. Kujya muri pase yo kw'abashumba, kwirukanwa kw'abashumba, dogitirine ziri kugenda zisa nk'izoroshykwamo, ndetse kandi ugasanga bishyigikije ingingo zigendanye n'uburyo bw'ubuyobozi bwa leta. Ibintu nyine by'impinduka bigenda biba muri Adepr. Isae yagomba kubyitondera, ndetse kuko nibitaba ibyo umuntu azajya yicara ku ruhimbi arebe ukuntu abana bari kumusuzugura. Narangiza hari abazajya bapfira mu nsengero, hari abazajya bahaguruka bafata intebe bayasa umuntu, hari abazajya binjira n'ibyuma babiterane. Njye inama nayibagiriye nk'umushumba, bashake bafata udufaranga baduce. Ntago biriya byuma bihenda cyane, biriya biba ku mabanki nibyo ndi kuvuga, pana ka kantu banyuzaho. Ntago nshaka akantu banyuzaho hano, oya
hamwe uzajya winjira byasona usubirayo bakagusaka kuko nibitaba ibyo turi bubone kandi hari amakuru aremereye twe tutamenyeho mu madini. Hari amadini regagira amoko, ibyo ntitubimenya. Hari ukuntu babihanduringira mu mabiro, ariko urumva iryo torero riba rifite ikimungu. Urumva rero hari ibintu byinshi bigenda mu madini n'amatorero ubona ko bitakagombye kuba, ubona ko binateye agahinda, ariko biba byararangije kugira ute kuba. Niyo mpamvu Isae hano ahafite umukoro ukomeye. Ntago ariko njye mbyemera. Adepr abakristo bayo murabizi ko nyikunda, hari indangagaciro zahashize nemera, ariko abakristo bayo babyemere ko biteye, baratewe baritera. Igice cy'ubuyobozi nje nta kintu nkinengaho, kuko nanone burya damuru ntuzishimira umukristo utemera kuyoboka amahame ahindutse. Bene uwo mukristo ariko nanone aho utamurenganyiriza aba yarishwe n'abashize, abahanyuze nibo baba baramwishe. Noneho amakosa nshinze ubuyobozi, ibintu byinshi byo muri Adepr bibituraho. Ntago habanza kubaho ubukangurambaga, babanze bicaza insengero pana amateraniro, bicare mu nsengero bababwire ngo umushumba tugiye kujya tubona abashumba b'abagore, ari nubwo n'umuyobozi wa Adepr azaba umugore. Babanze babasobanurire ABCD, kuko rega bigoranye. Ni ukuvuga ngo nimba hari ikintu kigiye kuba mu itorero, bagomba kumenya ngo, kuko burya komite nyobozi bibizi, tugiye gufata igihe cy'umwaka n'igice turi kwigisha abagore teoloji bazaba bashumba, sibyo? Noneho rero reka dufata amezi 6 tugenda tunyuza ubwo butumwa mu bakristo, nabwo tutabikora nk'ihame, ahubwo abakristo bakabanza bagashishikarizwa, bakanakangurirwa, bakamenya ibyiza byo kuba umugore agiye kuba iki umushumba. Ariko nubituraho mu nama, kuko ari aho byanzuriwe, ukaza ubikora nk'itegeko, hari abantu mutari bubyumvikane. Ntekereza ko kuva iryo jambo ryava mu kanwa ka Isae, nawe arabizi ko hari abarokore bamaje kumucika, arabizi ko hari abakristo bamajije kumucika. Yego, urumva rero ikintu yakagombye gukora ni iki? Muri Adepr ibintu byinshi maje kubona ko bibituraho. Ngaho reba nko kugira ngo bavuge ngo bagiye gukora yubire igihe Adepr imaze. yego, Yubire none bicaye banavuge ngo ese ubundi yubire baryari, ni ku myaka ingahe? Kuko bumva amaze imyaka 40 bagahita bavuga ngo bagiye gukora yubire. Ntago batekerejeho cya kintu babanze bakundisha abakristo n'impamvu ya yubire. Urugero, idini ry'abayehova rimaze igihe rikangura abakristo ko bafite igiterane baba bakiza ingaruka mwaka. Si cyabaye muri stade Amahoro? Uzi kiriya stade bayuzuye abayehova. Aha, none uri kumva ni ibintu bateguye, babikora igihe kirekire. Icyo kintu ikibwiye umuntu kamwereka n'impamvu arabisobanukirwa. Intambara ziba ryari rero? Ni Isae uje, ni Isae uhise yirukana abapasiteri. Ni ukuvuga ngo hari kubanza akabaho ubukangurambaga butari ubw'ukwezi kumwe, yerekana impamvu, akerekana n'imirongo, akabwira uti gutya na gutya. Izo pasiyo yakagombye kugaragara, ntagarega aba agiye kubwira, abagiye kuvamo se baba bagomba kubwirwa. Kuko nimba ugiye gusohora jiste mu rusengero rurimo 4,000 kandi 3,000 byemera jiste, bikina mwizereramo, menya ngo wikozeho kandi ukoze ikintu kirisa kirirego, kandi imbere yawe cyo kizakurwanya wa muntu adahari.
kuko hari ibyo uzakora bavuga uti iyaba Justin ari ukiri hano. Burya rero iyo abantu batangiye kuvuga ngo iyaba Justin ari ukiri hano kaba kakubayeho. Icyo rero mbona cyo bakagombye kujya bategura ibintu kandi bakabishishikariza abantu bafite radio ndetse bakagombye no gushyira ni gute ubundi ariko nk'itoro rya Adepr televiziyo idakora. Ni gute umuntu nka Yongwe yari afite televiziyo ariko itoro nka Adepr rinini mu gihugu ntirigire televiziyo kandi aho ikorera hahari batazahakodesha. Icyo bagomba kwa purayinga ari abanyamakuru nka bane no muri Adepr harimo abanyamakuru kandi b'abahanga kandi bakereye igikundiro cy'abantu ndetse niyo televiziyo igakurikirana. Reba Gitwaza umwe wenyine afite radio na televiziyo, bimworohera ko abakristo niyo ngiye kugira icyo abatangariza impugura baha. Isae kwicara kuri televiziyo y'itorero agatangaza abantu ko hari ikiganiro runaka kiza gusobanura ku buryo bw'itorero, ariko umukristo abona Isae avuga kuri YouTube, amubona ku rusengero. Nuvuga ngo rero hari amakuru abakristo batagira. Bavuga ko n'ubundi impamvu biteguza nuko muri torero twabonye mu bihe byashize Pamphile arimo aravuga ati n'ubundi wowe urabizi kuraga. Oya Pamphile hariya we hari n'abandi babona ko ibyo akora itorero atari uri yo. Oya nyine yatanze hari urugero ruba rudakwiye gutangwa ku bayobozi. Hari urugero ruba rudakwiye gutangwa ku bayobozi. Yego ariko ibyo Pamphile yavugaga ni ibintu nanjye navuga dukuyemo iby'agapupa. Ubona ko ari ubyakoreshwa. Nanjye rega ntago wambwira ngo Isae ntakoreshwa ngo mbyemere. Nirwo ruhande navugaga ngo leta ikwiriye kwibuka ko iya Adepr ifite abakristo benshi kandi igihe babona ko leta ari ikibazo kuri bo. Buriya hari uburyo bubiri. Kuba hari ukuntu umukristo abangamiwe mu buryo mu rusengero utibwira ko uzamubwira mituweli n'ibindi bikorwa bya leta ngo yumvemo ubuyobozi, ko zabuti mwebwe muri kunyicira mu rusengero muze ngo mbikemure mu mudugudu. Nuvuga iki rero nuko ikintu gihari aho ngaho. Ikintu cya mbere Isae iyo ubonye ibintu akora n'uburyo yagiye abituraho abantu mu byo tubona uhita ubona ko nyine hari undi muntu umubriefinga man. Utubona ko undi muntu umuha briefinga akavuga wowe gutya na gutya, kandi mu gihe yaba nawe ari n'ubwenge bwe cyagatekereza akavuga utariki iki kintu wagikora yagikubita muri nyobozi yiwe bakumva nta kintu bitwaye. Bimwe mu makosa aba mu bintu by'abantu basenga bakora inama z'ibihuha. Urumva abantu mukicarana bakagufera ko bari kumva ibyo uri kubabwira, kumbi nabo harimo wifuza ya ntebe wicayeho. Ni ukuvuga ngo nk'abantu reka nje hari n'ikindi kintu naca muri Adepr amateraniro ari live ntacyo abamariye. Dore nkubwira impamvu ntacyo abamariye. Njya nsura amalive yabo buri dimanche usanga abantu 200 abantu 100 ntago ari benshi. Niba ari batabashije kujya hoya kiriya ni naho amakosa yaberega ari kubonekera. Yaba yarega ntiwayanye uki abanyine erega buriya bazamenya ububi bwabyo kuko abantu bose bigize abasirimu ariko uzi kuririmba wowe ubizi ko kamera ikuri imbere kandi uri live. Ubundi ikintu uracyumva uzi igihe bitwara ba Bruce Melody babizi ko biterane bizabiri online. Uzi imyiteguro bakora wowe cyangwa bituma ahubwo abantu ntago ari icyo bituma ahubwo wa muntu uri kuririmba ubwe nta nubwo hari abishyiramo ubwibone. Hari n'abavuga ngo noneho kuko ndi imbere y'isi reka nze mparire isi. Urumva mbese uriya muntu uri kuririmba ari kuri kamera ntiwibwire ko yumvishije n'ibyo uzi iyo uri kubwiriza nta kamera ihari hari ingingo ushobora guha abantu ku kibwiriza cyawe. Hari agatemwanya ushobora gufata ku buzima bwawe ukagaha abantu. Ariko iyo ubizi ko ubwo butumwa buri gukurikirwa n'isi yose muvandimwe uririnda. Nyine ubwonko
buba bwabaye buba buri tacu ukuntu uvuga ngo ntaza gukoreramwo ereri. Ni nayo mpamvu ubona hari abantu bakoreramwo amayereri menshi, noneho bikaza kuba ngombwa ko isi yota. Nk'ubureka nkubwire ziriya nki zakubiswe uriya muntu tutazibonye se twazivuga? None se urumva itorero ritaba ritekanye? Ariko ubu kutubivuga, ubu hari n'undi muntu wese utekereza uti nanjye nzara umubarura. Urumva? Nanjye amaherezo nzara umubarura. Erega damu, hari abantu bakomerekejwe n'itorero ku buryo ni hari ababikuyemo amadepresiyo, hari ababikuyemo imitwe idakira, hari ababikuyemo imigongo idakira, hari ababikuyemo toroma batazanakira kugira ngo wumve imbaraga idini rifite. Kuvuga ngo hari abantu bagiye babikuramo ingaruka nyinshi, ndetse hari n'abafashe imyanzuro bagenda bakina ama green card bitari ngombwa nyine kugira ngo basa nigendera ajye mu kazi. Kuko hari abantu bafashe ubuzima bwabo, imbaraga zabo, ubwenge bwabo, ubutunzi bwabo babijyana mu idini. Urumva? Ntiyubakira mushiki we, ntiyubakira musaza we, ntiyubakira mama we, ntiyubakira papa we. Urumva? None ibyo yakoze atangiye kubona ko byari scam. Ukubyumva neza? Uzatinya umuntu wicara mu rusengero avuga ngo iyo mbimenya sinzane miliyoni 5 nzishyira, iyo mbimenya sinzane miliyoni 10 ngo nzishyira. Oya, Imana rega, ariko we ako kantu gakuremo nakubwiye ngo yari scam. Urumva? Ibibaye bita bimwereka ko yari scam. Mwubaka itorero ryanyu kuki muba mu mazu meza, ariko mu nzu z'Imana igahinduka umusaka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu munsi wa none iryo jambo ntiryamufasha, nta n'ikintu cyo kumufasha afite, ari kubona ibintu bikamuzengereza. Rero Isae ari ku gitutu cy'uburyo bwinshi. Abo yirukanye, abari muri pasiyo, abashyashya bari kuza batazi na mwami Yesu, bamwe muri bo batazi ngo mwuka akora ate bigenda gute, bataranamenya no gushirika ubwoba bwo guhagarara imbere y'imbaga nyamwinshi. Yego ahisaza utihabwa inkoni, n'umujyambere nibyo afite n'ubwenge buzazamura iki itorero. Ariko nkwibutse ko iriya mitima ukuntu yijimye bigoranye ko n'ubundi zamwumvira ibyo azakora. Urumva? Yego. Noneho ikindi kintu ugomba kumenya, ubu hari amakorari ejo bundi tuzumva yasohotse yavuye hehe? Muri Adepr. Oya ntanajya ahandi, ubuse za roboti zirahari. Roboti ministry ari yubona ntiyari ikomeye se, ntiyari irimo ba superstar benshi. Rero hari amakorari azavamo muri Adepr yaho kugira ngo yitwe korari, ahita aba amakoperative, ahita aba amakampani. Banezezwa no kuvuga ngo tuzajya duhura ku rubuga dusenge, kuko babubahana bakumva n'Imana ivuga, banyurwe n'ibyo. Amafaranga bayafate bashyire muri kampani bacuruza ibibanza cyangwa amazu. Hari igihe ibi bintu mbabwira nihatagira igikorwa ngo ibintu bihabwe umurongo bigende neza, ibi byose uzagenda ubibonesha amaso yawe. Rero nimba tugezaho tubona abantu baterana ingumi, reka nkubwire, nakubwiye ngo nubwo tuzatwumva umuntu yapfiriye mu rusengero. Yego. Rero nukuvuga ngo hari ibintu byabaye muri Adepr nyine bitanyuze imitima ya benshi, ndetse bamwe bakoze icyitwa umurenzaho, barenzaho ariko imitima yarabyimbye irenda guturika. Buse masumbuka asorwa mu rusengero abyibuka, ubuse umutima ugezeho ubyimba.
erega yakwicara akavuga uti nge nta kibazo niko abagabo bose bamera ariko n'agatuti se bakamwima ubu se hari agatuti weruka kubona aho zigira inshuti ese wafata igikwere nkazigisha ukavuga ngo ugiye yishyize muri pasiyo Isae yaruta zigira inshuti urumva ni ukuvuga ngo abo bantu wozigira inshuti araza kubwira uti umumisiyoneri azana itorero nari impari ariko ntiyigeze avuga ko abagore bazaba pasiteri ubwo uzi iyo speech atambukije ubwayo ahiri bugere avuga uti ni ubundi baguhaye Adepr ukayobora urumva ko tubona ari weho wadufasha kandi nyamaze aba bagore nabo bafite agaciro bahabwa muri Adepr kandi kanyako kuko Adepr ntago yatesheje agaciro umugore abagore baba barimo muri Adepr bigisha abana bo bategura ibikorwa byinshi baba badiyakoni mbese uko niko umumisiyoneri yabazaniye araryubaka umva ikintu gihari rero benshi baravuga ngo itorero ntago rikiri muri Suwede ahubwo itorero ryabaye irinyarwanda noneho nta mumisiyoneri bari kurema ibyabo ubwo rongeye ikintu nahita mbwira abakristo ngezaho bihanganira impinduka ariko mu rwego rwo kugira ngo barinde ubuzima bw'abaturage kuko iriya ngumi yakwica iruriya rushyi rwagukura amenyo wenda hajya hizi imbaraga nibinayoberana bazashake n'abapolisi bajye bahahagarara reka twisoreze inama wahagizaye wenda hari benshi bamurwanya ati benshi batamwumva aho bigeze inama nahizaye namuhe inama yo kwegura bikiri mu nzira nziza kuko mbona ntawe ayoboye Adepr byaguye amahoro nategura se hoya nyine ntago ndi kumuha inama mutegeko wewe unsabye inama njewe mpuye na Isae namubwira ngo nimba hari n'umuntu wakwicaje hariya ni ukuri garagaza intege nke zawe ubyihorere kuko njewe mbona nta muntu wayoboye Adepr damu uzi ko ntawe wayoboye byamuguye neza bamwe babaye abanzi b'igihugu abandi barafunze abandi bari kuryozwa hari imanza baba bafite z'ibyo baryozwa rero nje nk'izayi nk'uko muzi nuko ngenda numva makuru ye y'ukuntu yari inyangamugayo namera nka Olivier wa Mukura abute nje ferwa fasi nayishobora arahuka arigendera urumva ubu nti mu businessman ntiyibereye mu mahoro vuga ngo rero hari ikintu nyine Adepr ni nini ariko noneho igiye kurangizwa n'ibintu byo guhindagurira amadogtrine biriya bintu babirebeho n'ibintu byo kuzana abantu babasore inkumi ngo bari kubashira mu mirimo abantu baracyari bato imyaka bafatiraho bahereza umuntu parwa nimba leta ivuga ngo ufite diplome cyana gutya mbere yuko bareba ayo madiplome leta isaba ahubwo ni babanze barebe ikintu bita kuyobora umurenge bisaba bumva bapfa gufata umuntu bakamuha umurenge hari hanagomba kuba yabanje kunyura yego muri make nicyo usaba nicyo nsaba nyine wewe urafata umwana ukiza umuntu ntazi no kuba yahagarara imbere y'abantu avuga ijambo nyine ubone ko umuntu iryo jambo yarari kwiriye sibyo umwana arangije kaminuza Huye yarangije hiryo ngiyo za yakoraga ibiki mu mageto n'ibiki ngo nukubere ko ari muri rango yizemwo muri ako gadiploma afite ngo harimo akantu ka theology nangiza ngo ngwino uyobore ngo nurangiza ngwino uyobore paruwasi ese ubwo tutabeshyanye koko weho urukumva ufite umuyobozi urumva simvuze ko badashoboye ese reka nibarize uyu muntu uyoboye uri kumva ibintu uri gukora Imana ibyemera rero Imana nizayo izazirwana kandi niza kurwana izacurika ibintu byose kureho cyane urumva kuko umwe uyoboye Rwamagana nakora ikosa rizagibwaho na Adepr yose uyu muntu wateraguye inki urabona yarari muri Adepr ubu igisebo kiri kurinde uwo muntu wasanga kuryamakana wasanga atanabizi ko imbuga nkoranyambaga zimuteraniyeho urumva
cyangwa se yaragiye akaganirizwa kuri sitasiyo ya polisi agasobanura impamvu yarwanye, cyangwa se ugasanga afite hasi umusazi, ni gute bamwicaza imbere? Ufite ubumuga bwo mu mutwe ni gute bamwicaza imbere muri zirante? Bibaho mwisikaminga abantu, ahubwo musenge. Abadepr mwese duhaguruke dusenge, muri sayo yawe uzamura itorero hehe na hehe, ubundi dutegereze. Kandi abadashoboye gusenga mureke Imana yirwanirire. Yego. Turagushimiye cyane wewe wabanye natwe muri kiganiro. Turagushimiye, kora subscribe kugira tujye tubona umunsi ku munsi ibiganiro byacu nagaruka. Ciao.